Ken uno tujye kureba umugabo wawe, tujye kureba umugabo ave bitakwikubitaho, have bitakwikubitaho. None se kamera uziko ntabwo bugira, uziko ntabwo bugira mana, uza kwita abantu babandi, utakwita abantu babandi kamera, uza kwita abantu babandi kamera ma kandi mana ujye mugenda kuri iyo kamera tayimena. Ndi kwibariza abantu badukurikiranye muri aka kanya, ese ko mubona bitoroshye bya nzi bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Nyita Smart Boy mba ndi kumwe na Hasani kuri kamera. Twagiye cyane ntabwo ndi butinde, murabona ndahano mu muhanda mu masaha ya nijoro. Muraza no kwihanganira amashusho kubera ko ntabwo ari kugaragara neza kubera impamvu z'uko turi mu masaha ya nimugoroba. Turi hafi saa 12 n'igice gutyo nyine, ubwo ndi kugereranya, ariko namwe muri kubona ko amasaha ari kugenda agana ijoro. So mushaka kwibaza ngo kuki ndi hano. Impamvu ndi hano rero ni kuri ya gahunda maze iminsi nirukanka kuri famille ya Mbona Bihita cyangwa se wa mukobwa cyangwa madame wabyiranye na Mbona Bihita, cyane ko twamenye ko banabanye mu nzu. Natungwa no kuma ko babanye mu nzu bakanabyarana, ngo bakoze n'ubukwe. Ariko ibazo kuba umuntu mwarakoze ubukwe mwanyiza nyuma sha mugashwana bikagenda kuriya, umudamu wishakiye akakuroga. Narabyumvise ngiye bituma numva mbabayemo cyane, ariko nanone ndavuga ni okay, nibyisa abantu barahindutse. Kuri ncuro rero naje kugera muri quartier n'ubundi uno mudamu yiberamo ni mu Busanza, nkuko nakomeje kujya mbibabwira. Naje kumenya ko areneho ariho ari umunsi naje ngiye nyine kubera ko nahamagaye mugenzi wanjye nsanga yagiye gukorera inkuru ahandi kure yaho bita za Nyamirambo. Turaburana ariko ndavuga ati nanjye ngomba kubyereka abakunzi bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi. Ku muntu utarakana subscribe nyamuneka muyikande. Bambwiye ko yakomeje kugenda aca hano kamera ma twagiye aho tumubona hose turamubereka ko murabizi neza. Mama mwiriwe, bakwitande twagana naribi bakwitande Mera Dorcas. Mama Dorcas. Witwa Dorcas? Witwa mama? Mama Manzi. Mama Manzi ako disura umubyeyi mwiza. Umugabo wawe arabizi? Arabizi. N'uyu wawe? Kutabimenya se. Uri muto ariko ufite abana bakuru. Ntabwo ndi muto. Hari umumama twaje kureba inaha witwa Kesi, umaze iminsi afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Bari baturangiye ko amaze iminsi yibera mu mashyamba y'ina. Waba umuzi? Ntabwo bavuga umusazi, sorry, bavuga umurwayi wo mu mutwe w'umudamu ubyibushyemo gake gake ariko w'imibiri yombi. Abana ntabwo mwamubonye? Ntabwo mwabonye? Ntabwo twabonye. Ngo tuye hehe? Urumva tuvuye mwepfo hariya handi mu Ikorosi, niho ubushe twamusanze. Batubwire no ko asigaye aba muri izi nce za haruguru. Ari n'utubwiye ko mu kanya azamutse hano, nari nzi kwenda umuzi ngo tugeze hano abari. Ntabwo mpazi. Ntabwo haje? Okay, sawa murakoze cyane. Reka tukomeze tugerageze. Cameraman twende. Nanjye nitwa Souvenir Smart Boy. Twagiye. Cameraman shaburije mwabantu mwe nitugemerwe tukamubona birabari sawa, ariko nitutanamubona muri hangana tuzamushake ubutaha. Hano bambwiye kazamutse hano, ariko ndi kwibaza azamutse ako ngo nkasanga yiberamo nka ruguririye. Ushe nari ndi kumwe na Gebra, turamufata ngo turebe ko twahamagara umugabo w'umugabo tumuhamagaye aradushuka ngaraje. Tutegereza umuntu turamubura, kumbi yarari kudukinisha. Ako bambwiye ko rana kuno kubare ngo rana ajya akunda kuza gusaba iby'umugoroba, ngo amasa yageze ngahita aza gusaba ngamafunguro. Nimubura ko Papa Patrick ubwo nyine twatwisubirira aho twaturutse. Bandangiye kwa Papa Patrick ngo baba ku cye gipangu. Kwa Papa wabonye kwa Papa Patrick ngo iyo bigeze ni mugoroba ngaya masanga bayiregiye ngahita aza kwaka icyakura. Ubuki kamera uze kariwe twagiye sasa twabaze kuba twamubona. Papa mwiriwe? Yego. Cameraman twende sasa. Kuvuga ngo Papa Patrick nenzi ko ni hano cyane. Hano mana we. Zamuri panaro. Kesi.
zamura ipantaro byarabyumvise nyamara byarabyumvise se byarabyumvise none se ibintu byo baguhaye ngo ndebere bari bambwiye ngo abayaje kwa papa Patrick ngo gusaba iby'umugoroba ubwo ni dina ndeba dina ari kureba bite wapi navuga ese bure noti ndamenya shamana yawe sije umugore ese ikintu kinababaje wa mugabo wamwinjiye kuki atageza no kumureba kwere kesi kandi najya gukamera umubonye aturuka he naturutse mwa mu bigori mutugori Yesu wanjye si ibintu ni ntabwo nabikora kesi mana yanjye abana uyu mama n'ukamera mubonye muri zino karitsiye ntabwo mwamumuzi yego cyangwa nuko mutari kumureba neza mwamwitegereje neza umuntu ntabwo mumuzi ajya uramubyeyi yambwiye ko yitwa mama nde mama Manzi uyu muntu no bwa mbere umubonye utatubeshye urate uretse ko ngo wamaze iminsi muri izi karitsiye arabyutse ni ibiki burasa ari gutekereza ibiki reka tujye kureba umugabo wawe sibyo mama mwiriwe wadoye ku bigori uyu mubyeyi wari usanzwe umubona ko tubonye aturuka muri ibyo bigori ntabwo wajyaga umubona nihaturutse aturutsemo hariya ntabwo wamurebaga nihaturutse afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ariko kubera ngewe nari muzi naramumenye yaje guhemukira umugabo we babyaranye amaze kumuhemukira biza kurangira nyine amusarishije ubwo rero biza kurangira n'uyu nawe ibyari biri mu mugabo we bije muri uyu ubu rero nuko ahora bari baturangiye ko asigaye abinaha twari tuje batubwiye ngo nimba ari kwa papa Patrick ariko tuze dukubitanira hano ubwo nzi ko wenda nawe umuzi ngo niho akunda kurara inyuma y'igipangu cyangwa nuko utamubonye mu maso ntabwo yagutera ibuye ariko uhagarare ku ruhande kuko uba usanga abantu nk'aba nyine baba bafite ikibazo mana y'isi nijoro si kamera ko ari kwiyenza nyine bisanga umugendere kure turebe ko bisanga umugendere kure papa mwiriwe ngiye banyita smart boy ndi umunyamakuru uno mubyeyi wari umuzi none se ngo amaze igihe hamaze iminsi yagize ikibazo ashwana n'umugabo we nyine aza gushiduka nawe byagenze kuriya kuko mbere umugabo we nuko yari ameze ahubwo ibyari biri mu mugabo birahindukira biza muri uno mugore none reba ukuntu asigaye yirirwa urabona ko yari n'umudamu w'umusirimu reba ntabwo wabimenye nayisinijo sorry ntacyo tubabarire kuba sorry naho mana najye ugira numero ujya wa mugabo we kamerama ko nge telefone nyifiteho nayibagiriwe mu rugo ariya ni nasize ncometse iwawe ese niba nagiye yikoreye Ken uno tujye kureba umugabo wawe bitakwikubitaho none se kamera uzi ko nta bwoba ugira mana uza kwita abantu b'abandi kamera kandi mana y'isi nijoro mana yanjye
abantu b'abandura bashaka hiki abantu b'abandura bashaka hiki mwana dutahe unangukira umugabo wawe sibyo ese bana we kiragishanga bakita ngo cyaba mwabakobwa mwe kiragishanga bakita gute kiriya kiri harahakuye we mana ya inako cyabe ibihuru byinshi nakoje kujya mbona ahantu hari ibihuru cyane kuki naha abantu batatuye cyane ntabwo umujyi urahagera naterambere rihari ana yanjye si umuntu turama nk'ubu ubushyuje nagerageje kuba navugisha umwe muri famiye ye ngane nawe numva baramurakari baze ko nta muntu afite n'umwe ubushaka kumwitaho bose baramujugunye none ndi kwibaza mw'abantu mwebwe mudukurikiranye muri aka kanya ese twakora iki ese dusubire kureba muzehe mukasagira icyo yadufasha kameramani iyo kamera barayimena ariko iyo kamera barayimena kameramani barayimena mwana kameramani yihishe namenye iyo kamera mwana namenye iyo kamera hano ko mbona byajaguye burundu ni amahoro mwana ujye umugenda kuri iyo kamera tayimena ndi kwibariza abantu badukurikiranye muri aka kanya ese ko mbona bitoroshye byajaguye burundu dukora iki mutugire inama dukora iki mw'abantu mwe dukora iki uko njye nifuzaga ko byibura n'ubwo yego yakoze amakosa ariko nkavuga ni twamuvuza cyangwa wenda iwabo wambona bihita bakamubabara uko bamubabariye bino byahagarara bamara kubihagarika tukagira dute yanyizo ngo yankurikiranye ari hehe bamara kumuvuza wenda ibindi nimba ari igihano yarakibonye pe nuko nawe reka nkubwire nimba siga yambara ubusa akagenda yituma ku gasozi yamara kwituma akabyicaramo yabura nabonye birambabaza biza kubyo utabyerekanye biza kuterekanye ukuntu abasa uzi ko no kwivuga mba numva bene iseseme nukuvuga ngo ni ahantu bigeze ahandi yihagarika yambaye yakora ibikomeye akongera akabyicaramo biteye agahinda umuntu w'umubyeyi ye nimba uko nikundira ababyeyi b'abamama sinzi pe ko biba bimbabaza Yesu were nagaramiye umuhanda kamera ngo mbwire dukora iki nyine mbwira dukora iki kwere nomero za banabiyita ikibazo nuko ejo Yesu nyizo ngo nibuye nese none se wa muvandimwe wa undi nimba arinde umwe wamwinjiye nta nomero zigera basi ngo tumaze uko bimeze kirafashe no mikoro nese tumusigara mu muhanda kuriya mwana dukora iki reka dushakisha abiwabo nyine nomero zo ikibazo ukubona nomero none ndi kuvuga ati nomero za mukasa nari ndifite nanjye kwate se namuhamagara nkamubaza ati se uyu muntu ko bikomeje kugurana nkamusabira imbabazi kunona wate se namusabira imbabazi arabyumva babikora batabizi babizi bakunzi ba buri munsi aho muherere hose aba bari mu Rwanda aba bari hanze mungira inama mu wikino nakora uko nanjye yego yakoze amakosa ariko nanjye ari gihe umutima uzangiye bikanera ubwoba pe ntacyo mumbwire muri comment nanjye wenda biratuma nanjye menye icyo gukora reka tubanze tugerageze kabone mana mvuga ko afite nomero muri famille yabo tumuvugishe twumve ko byibura twaza kumuvana ahangaha ariko ibi bintu byo kuba ari mu muhana natwe tuye dushyiramo umutima ntago bikwiye ku muntu w'umubyeyi kandi wibarutse wabyaye reka tubonane mu biganiro bitaha bye